munyemerere dufata akanya gato maze tunyuze amaso muri aya makwa abiri yabaye. Ubukwe bumwe bwari ubukwe burimo komedi nyinshi cyane, bwari ubukwe bwa Nyamabondo. Ubundi bukwe bwari ubukwe bwari burimo utuntu dutangaje cyane, ni ubukwe bwo mu muryango w'Intare y'Ingore, aho Intare y'Ingore yari yashyingiye umukobwa. Reka dutangirire ku bukwe bwabayemo utuntu dutangaje cyane, maze tuze gusoza twisekera n'ubukwe bwa Nyamabondo. Uyu umaze kubona bambitse urugori ni umukobwa w'Intare y'Ingore, niwe wari washatswe muri ubu bukwe. Mu magambo make yari umugeni. Bamwambika uru rugori baruvugiyeho amagambo akomeye cyane, bavuze ko abaye nawe umutegarugori. Mu magambo makeya yari yinjijwe mu gikundi cy'abadamu, ubwo yari avuye mu gikundi cy'abakobwa. Nyuma yaho ku ruhande rw'umukwe naho baje gutumiza papa w'umukwe, azana icumu ndetse n'ingabo, maze bari kumuha icumu barivugiraho amagambo ateye utya: tuguhaye icumu n'ingabo, mu gihe imbeba izabibateye ntuzirukanyire hirya ngo umugore agutange kubyuka, ahubwo yaba ari wowe uzabyuka mbere, maze uyifate uyisogote icumu, uyicumite icumu, cyangwa se uyifate umurizo uyikubite ku kibambasi turike itakaza ubuzima umugore atanabizi. Musore wacu, tugutumye kuba umugabo nka runo rugo, ntabwo tugutumye kuba ikigwari, cya kigwari kizajya cyisha inyuma y'umudamu, umudamu akaba ari ukirwanirira. Ariko turashaka ko uzajya urwanira umudamu mu bikomeye, mu bihe byose ukatambuka nk'umugabo. Nk'uko mubyiboneye, murabona ko ibi bintu cyangwa se aya magambo yabwirwaga aba bashakanye, yo ubwayo nayo arimo ukuntu atangaje. Ikindi nababwira ko buno bukwe bwo mu muryango w'Intare y'Ingore, nuko Intare y'Ingore yishimye cyane, akavuga amagambo menshi atandukanye nk'umubyeyi wareze neza, agahabwa n'amashimwe yo kurera neza kugeza aho uwo yareze akoze ubukwe. Mu muco nyarwanda turabizi ko gukora ubukwe ni ikintu gishimishije cyane, kandi burya impamvu ari ikintu gishimishije kandi kinaba n'ubutwari, ni ikintu kiba mu buzima bw'umuntu inshuro imwe. Ku bw'ibi birori byabaye muri uwo muryango w'Intare y'Ingore, Intare y'Ingore byarayishimishije cyane, maze atanga gift nyinshi zitandukanye ku bamukomokaho cyangwa se ku bafitanye isano, cyane cyane ku bari bari muri ubu bukwe. Uyu murongo ubona w'izimano ni muremure cyane, kuwureba tukawuhetura byadufata iminota myinshi cyane. Banyarwanda mwese, abataza padiri na masera, mbifurije n'ukuri kose gukora ubukwe, kuko ibi birori byari biryoshye cyane. Noneho tugeze muri wa mwanya noneho tugiye kwisekera. Ubu bukwe bwo nababwiye ni Nyamabondo. Kamba kumbuze kuvunagurika imbavu, kuko hano niho tugiye kureba ukuntu umuntu arya, tugiye kureba ukuntu umuntu mbese yidagadura mu bukwe, hakabamo ibintu byinshi bisekeje cyane. Zamura akaboko k'iburyo. Gutyo babona barahuje da. Inkweto yabonye yayo, niko umunyarwanda yavuze. Ubu bukwe bwabereyemo ibintu byinshi cyane bitangaje kandi bisekeje cyane, ku buryo tugiye kubukataguramo ibintu, ku buryo muraseka mu magambo make, imbavu zigaturagurika. Reka mbatemo akandi kantu nyuma ya kano mumaze kubona, na gitifu yari yashwanyaguritse imbavu, mwumvishe mu murenge uko byari bimeze. Reka tubereke akandi gato. Babyiyemeje Gitifu w'umurenge wahise Akagari. Afite ubwoba.
ubu bukwe bwakomeje gusetsa abantu. Utari no gutandukanywa n'urupfu. Arakareka. Na message. Dekare. Kiza si. Je veux saluer Marie Dodi. Kugeza no mu gihe cy'ibiryo umugabo n'umugore bombi barahuza rwose, barura amasahani angana. Isahani ikajyaho ukuguru kw'ihene, indi ukuguru kw'ihene, maze kubabona batwaye amasahani yabo bari bameze nk'abateruye ariteri zimwe rutambirirwa peza. Byari bitangaje cyane muri urugo. Reka mbakatira kandi ka video mbereke, nababwiye ko ubukwe bwo turaseka cyane. Abari aho bose bahise babura network, bibaza ibibaye birabacanga, kumbi ni za Kilimanjaro ebyiri zikorewe ku masahani, namaze abazitwaye babize icyuya bari kuzana pinya ziruti za rutambi. Ntabwo byoroshye. Uyu munsi wo twahariye guseka. Reka turebe kandi gace ko mu bukwe bw'uyu mugabo Nyamabondo, maze twisekere. Nyamabo. None se umutwe w'ihene twategereje uri he? Singuyu. Uriho. Singuyu. Twaseka hano maze imbavu zacu tugashiduka zabaye ubushwambagure. Gusa nyamukuru icyo twashima kwa buno bukwe, aba babiri bahuye bahuje, nk'uko mwabibonye barahuje rwose, bisobanuye ko nta mwito iburi yayo, kandi icy'ingenzi ni ugukundana maze mugahuza ibintu bikajya mbere, urugo rukagenda neza. Bagiye mu murenge twabibonye, imwe mu ntambwe nziza buri wese aba yifuza ko yakora, nubwo babikoze mu buryo bwo gusetsa, ariko ni uburyo bwiza nanone bushimishije ku rundi ruhande. Uyu Nyamabondo yatanze keya nyinshi cyane muri ubu bukwe aza umudamu we, bigaragara ko uru rugo byo ari urugo rwiza kandi ari urugo rw'abahuye kuko bakundanye. Uyu murenge utahamo fuso zitatu, urumva ko izo fuso atari nkeya ugereranyije hano waturutse hirya iri i Kigali ukaza ukagera hano ku ishyamba. Kiza si. Je veux saluer Marie Dodi. Natwe nuko dusoje, twagerageje kunyuza amaso mu makwa abiri uyu munsi, aho twahereye mu bukwe bwabaye mu muryango w'Inaringore, naho habayemo ibintu bitangaje twabirebye, ndetse dusozereje no ku bukwe bwa Nyamabondo, ubukwe bwibereyemo ibintu byinshi bisekeje cyane kurusha ahari ubundi bwose twabonye. Uramutse hari ubundi uzi wabwandika muri comment, wenda tukazabukoraho research tukareba koko nimba koko bwahigika ubu bwa Nyamabondo. Ndabashimiye cyane ababanye natwe muri iki kiganiro. Nge nitwa Olivier, Imana ibarinde.